RSSB yasoje imirimo yo kubaka umudugudu SOS Rwanda izimuriramo ibikorwa. Aya ni amakuru dukesha ikinyamakuru igihe.com nk'uko yanditswe na Ntabareshya Jean Dodier. RSSB yasoje imirimo yo kubaka umudugudu SOS Rwanda izimuriramo ibikorwa byawo. Urwego rw'igihugu rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, Rwanda Social Security Board, rwatangaje ko imirimo yo kubaka ahazimurirwa umudugudu wa SOS Rwanda wari usanzwe uri Kacyiru yamaze kurangira. SOS Rwanda Village isanzwe iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru igiye kwimurwa kubera gahunda y'umushinga mugari wa RSSB ujyanye no kwagura ibikorwa remezo biherereye hafi y'ikibuga mpuzamahanga cya golf. Biteganyijwe ko hafi yacyo hazagurirwa ibikorwa remezo bijyanye n'icyerekezo birimo amahoteli agezweho. Ibyo byatumye abaturage baturiye ako gace n'ibindi bikorwa byimurwa. Uwo mudugudu mushya wa SOS Rwanda wubatswe mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ni umudugudu wubatswe mu buryo bugezweho kandi bubungabunga ibidukikije, harimo ibibuga by'imyidagaduro nk'umupira w'amaguru, basketball ndetse na volleyball. Aho abana bafashwa na SOS Rwanda bazajya baba, irerero ry'abana bato, inzu y'ababyeyi bitaga ku bana mu gihe cy'izabukuru, mu gihe bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ibiro byo gukoreramo, ibyumba by'inama n'ibindi. Murumva ko iyi nyubako ari inyubako yubatse ku buryo bugezweho kandi ari inyubako isobanutse. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026, ubuyobozi bwa Rwanda Social Security Board RSSB n'umujyi wa Kigali basuye uyu mudugudu mushya uzimirirwamo ibikorwa bya SOS Rwanda kureba aho imirimo yo kubaka igeze. Hagaragajwe ko ibikoresho byifashishijwe mu kubaka uyu mudugudu byiganjemo cyane ibiboneka mu Rwanda mu gihe wubatswe n'ingabo z'u Rwanda. Kubaka byatangiye mu Gushyingo cyangwa se mu kwezi kwa 11 2024, bikaba byaragombaga gukorwa mu gihe kingana n'amezi 18, ubu bikaba bigeze ku kigeranyo cy'100%. Bivuga ngo ibikorwa byo kubaka uyu mudugudu w'icyitegererezo uzimurirwamo ibikorwa bya SOS Rwanda wamaze kurangira. Umukozi ushinzwe uwo mushinga mu kigo cya Gasabo 3D, Engineer Niyonzima Jean Claude, yagaragaje ko uwo mudugudu wubatswe neza kandi ubereye ikigo nka SOS Rwanda gisanzwe gifasha abana mu Rwanda. Yagize ati, ni inzu nziza kandi zibereye no guturwamo n'abana. Yagize ati, ni inzu nziza rwose kandi zibereye guturwamo n'abana. N'ibyari bisanzwe bikorwa muri SOS Rwanda, aha twubatse ni heza habera icyo kigo. Ni ikigo cyitaruye rwose, kiri ahantu heza, ni ahantu hadatuwe cyane, habereye kuba ikigo nka SOS Rwanda. Umukozi ushinzwe imenyekanisha bikorwa muri Rwanda Social Security Board RSSB, Magwene Ivan, yasobanuye ko uyu mudugudu ujyanye n'icyerekezo cy'igihugu kandi ko Rwanda Social Security Board RSSB izakomeza kwagura ishoramari ahegereye ikibuga mpuzamahanga cya golf. Yagize ati, ibikorwa nk'uko mubibona bigeze ku 100%. Igisigaye nuko ibikorwa bitahwa ku mugaragaro. Kuhubaka byatangiye mu Gushyingo 2024, ubirebye biri mu bikorwa by'imyubakire yihuse. Yakomeje agira ati, uyu ni umushinga twishimiye cyane bitewe n'ahantu uri ndetse uburyo wubatsemo n'uburyo wagenze, nk'uko ari intangarugero mu mishinga twagiye dukora. Twavuga nk'uko uyu mushinga wihutishijwe cyane. Rwanda Social Security Board RSSB iteganya ko cyari Kacyiru ariko kikaza kwimurirwa hano. Uyu mushinga twawutangiye mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, ugomba kumara amezi 18.
icyo nababwira ni uko uyu mushinga urangiye ku gihe. Uyu munsi wa none umushinga wararangiye kandi witeguye kuba wakoreshwa. Budget y'uyu mushinga yari miliyari 11,292,000 z'amanyarwanda. Ikiza tunashima nuko twabashije kumanage umushinga mu bijyanye na karite, mu bijyanye n'igihe ndetse na cost. Tukaba turangije umushinga utarenze budget yari yagenwe. Ni icyerekezo wa SOS Rwanda. Uyu mudugudu rwose ubereye ijisho, kandi uyu mudugudu ufite parikingi y'ibinyabiziga izajya yifashishwa n'abatuye muri uyu mudugudu ndetse n'abashyitsi bazajya baza bawugana. Uyu mudugudu kandi wa SOS, amafoto muragenda mubona ni amafoto yafashwe na drone agaragaza imiterere myiza y'uyu mudugudu. Uretse inyubako, uyu mudugudu unafite parikingi zihagije. Uyu mudugudu wa SOS Rwanda izimurirwamo ibikorwa byayo wamaze kubakwa neza. Uyu mudugudu kandi wubatswe mu buryo bujyanye n'icyerekezo cy'igihugu cy'u Rwanda. Abayobozi ba Rwanda Social Security Board n'umujyi wa Kigali basuye imirimo yo kubaka umudugudu wa SOS Rwanda izimurirwamo vuba aha. Uyu mudugudu kandi ugizwe n'inyubako zubatse mu buryo bugezweho nk'uko twagiye tubigarukaho. Aha hari ibibuga by'umupira bizajya byifashishwa n'abana mu gukina no kwidagadura, harimo basketball ndetse na volleyball. Ufite kandi inzira zirimo zaratunganyijwe neza. Hari inzira rwose zo kunyurwamo nziza ziteguye neza, zirimo amapave, izindi zirimo udukaburimbo zimeze neza. Kandi nanone ufite ikibuga cyo gukiniramo umupira w'amaguru ku bana baba mu kigo cya SOS Rwanda. Izi nyubako kandi SOS Rwanda izimurirwamo zirimo aho abana bazajya barara, amacumbi cyangwa se dortoir. Zubakishije amatafari, yubakishijwe izi nyubako ni amatafari meza ya ruriba. Imbere muri izi nyubako naho hateye neza cyane iyo ukurikije ibigaragara ku mashusho twabahaye. Rwanda Social Security Board kandi yasoje imirimo yo kubaka umudugudu SOS Rwanda izimurirwamo vuba aha ngaha. Mu minsi iri imbere SOS Rwanda izimurira ibikorwa byayo muri uyu mudugudu. Imirimo yo kubaka yamaze kurangira kuko imaze kugera ku kigero cy'100%. Ni ukuvuga ngo nta kindi cyo kongeraho. Umuhanda werekeza kuri uyu mudugudu kandi uri mu bigiye gukorwa mu maguru mashya. Ni byiza cyane. Hagaragajwe ko hari utuntu duke dusigaye gukorwa, uyu mudugudu ugashyikirizwa SOS Rwanda. Umukozi ushinzwe imenyekanisha bikorwa muri Rwanda Social Security Board RSSB, Magwene Ivan, yasobanuye ko Rwanda Social Security Board RSSB izakomeza kwagura ishoramari ahegereye ikibuga mpuzamahanga cya golf. Umukozi ushinzwe umushinga wo mu kigo cya Gasabo 3D Engineer Niyonzima Jean Claude yagaragaje ko uwo mudugudu wubatswe neza kandi ubereye ikigo nka SOS Rwanda. Rwanda Social Security Board yagaragaje ko imirimo yo kubaka yamaze kurangira. Ni imirimo yakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu gihe cy'amezi 18 gusa. Turabashimiye cyane mwebwe mwari mudukurikiye kuri The Pop Live TV. Ushaka kwamamaza cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa byawe, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara